Ikigereranyo kiri hejuru cy'abantu bakora akazi cyangwa se bakora ibintu bitandukanye usanga bafite ikibazo cya stress. Stress ni imwe mu ndwara ituma ubuzima butagenda neza, ishobora kuba yasubiza ibintu byawe inyuma, ishobora kuba yatuma utamera neza kandi ishobora no kuba yatuma ubwonko bwawe bwangirika. Ikigereranyo cyo hejuru cyane usanga abantu bafite stress, cyane cyane usanga ari bariya bakora akazi kavunanye, hari akazi katagira umwanya munini wo kuruhuka, hari akazi gasaba gukoresha mashini cyane cyangwa se ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, hari no kugira stress wirirwa ukoresha telefone cyane. Ushobora kuba utari mu kazi ariko ukaba ukoresha telefone cyane, nabyo biri mu bintu bitera stress. Abahanga mu by'ubuzima hari inama batugira, nk'uko tubikesha ikinyamakuru The Choice, tugiye kurebera hamwe ibintu bitandatu byagufasha kurwanya stress. Mbere na mbere guhaye ikaze, kandi niba utarakanda subscribe byaba byiza uyikanze, niba utarakanda like byaba byiza uyikanze, ukandika na comment uvuga ku kiganiro twakoraho ubutaha. Niba hari igitekerezo ufite wakiduha kugira ngo tuzagikoreho ikiganiro ubutaha. Ntibibagirwe gusharinga bagenzi bawe kugira ngo nabo bibagereho. Rero nk'uko tubikesha ikinyamakuru The Choice, tugiye kurebera hamwe ibintu bitandatu bishobora gutuma urwanya stress. Icya mbere, iyiteho ubwawe, kwiyitaho wowe ubwawe. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko wowe ubwawe kuba wakimenya ari ikintu cy'ingenzi, nko kuba wareka kunywa inzoga nyinshi, no kuba wareka gukoresha ibisindisha cyane, no kuba wakwihatira kurya indyo yuzuye buri gihe. Ni ikintu cy'ingenzi rero cyane. Niba wanywaga inzoga nyinshi ugomba kuzigabanya, niba waryaga indyo ituzuye nayo ukongera kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Icyo ni ikintu cya mbere gishobora kugufasha kwirinda stress. Icya kabiri rero, kugira umwanya wo kuruhuka. Usanga abenshi dukora akazi tutaruhuka, ugasanga umuntu yirirwa mu kazi akakararamo, nta mwanya abona wo kuruhuka. Ugasanga ibyo bintu biri kudutera stress kubera ko tuba twiyimye umwanya wo kuruhuka. Akazi kose waba ukora rero aba ari byiza kuba wafata umwanya, waba muto cyangwa se uko waba ungana kose, ukaba wafata umwanya ukaruhuka kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Urugero, niba wirirwa kuri computer kuva mu gitondo kugera ku mugoroba utaruhuka, urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Uba ugomba kuruhuka kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze bugende neza. Naho iyo wiyimye akaruhuko, ni hahandi usanga ibibazo bya stress byabaye byinshi, ugasanga ibitekerezo byawe ntabwo biri hamwe kubera stress nyinshi, umunaniro, kubera ko urumuri urebamo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba rwica amaso, rwangiza ubwonko n'ibindi byinshi, bigatuma rero stress yiyongera cyane. Ni byiza rero mu kazi kose ukora ko uba ugomba gufata umwanya wo kuruhuka, nubwo yaba iminota mike cyane, ariko ukaba wagerageza ukaba wafata umwanya wo kuruhuka kugira ngo ibi ubyirinde, wirinde stress mu buzima bwawe, kuko stress niyo yangiza ubwonko bwacu, niyo ituma abantu ubuzima bwacu butagenda neza. Ugasanga mu bintu byose ntabwo turi hamwe, ndetse ishobora no kuba yasubiza ubwonko bwawe inyuma iyo utayirinze ngo uyikontorore. Stress ni indwara mbi rero, ni indwara ihangayikisha cyane. Ikintu cya gatatu ni akaruhuko mu gihe wumva bishoboka. Hari abantu bakora akazi ugasanga nibakora kuva mu gitondo saa moya nibura,
akageza saa 11, yiriwe kuri mashini cyangwa se yiriwe muri fone cyangwa se n'ibindi bintu runaka. Noneho saa 11 zagera ugasanga ari kuvuga ngo hari ibyo atarasoza reka akomeza abikore, ugasanga bimutwaye andi masaha, umwanya wo kuruhuka ukabura. Hari n'igihe bigera na saa 4 z'ijoro cyangwa saa 5 ugasanga akomeje gukora, cyangwa se niba avuye nko mu kazi runaka kuri mashini nka saa 11 cyangwa se saa 1 cyangwa se saa 2, ubwo biterwa n'igihe uvira ku kazi, ugasanga akoresheje telefone, abuze akanya yiha ko kuba yaruhuka kugira ngo izo stress azirwanye. Rero biba ari byiza ko ufata umwanya wo kuruhuka igihe ushoje akazi, nta kuvuga ngo urahita winjira mu matelefone ukoresha amatelefone cyane. Abahanga mu by'ubuzima rero bavuga ko kuba wafata akaruhuko mu gihe wumva bishoboka, nk'igihe utagifite akazi kenshi, nk'igihe ubonye ko akazi gasa nkaho kari kurangira cyangwa se wagashoje, ni byiza ko wareba ako kanya ukaba waruhuka. Ikintu cya 4, jya mu ruhame uhure n'abantu. Guhura n'abantu ni ikintu cy'ingenzi cyane igihe wumva ufite stress. Hari igihe umuntu akora akazi kamusaba guhora wenyine, nk'ibyo twavuze, kwirirwa kuri mashini, no kuba umuntu akunda gukoresha fone cyane akumva ko adashaka guhura n'abandi. Abahanga mu by'ubuzima batubwira ko guhura n'abantu ari byiza, bigufasha kuba warwanya stress. Hari igihe umuntu akora akazi gasaba kuba ari wenyine buri gihe, ugasanga ntabwo yaba yatekereza kugira ngo abe yahura n'abandi bantu. Biba ari byiza rero kuba wafata umwanya muto cyangwa se wafata amasaha make ukaba wagenda ugahura n'abandi bantu, mugasabana se, mukaganira, mukaba mwasangira, ndetse mukaba mwakora n'ibindi cyangwa se mwanakina bitewe n'abaribo. Rero ni byiza kumva ko igihe uvuye mu kazi ufite umwanya uba ugomba guhura n'abandi. Aba ari byiza rero kuba wahura n'inshuti zawe. Urugero, wiriwe kuri mashini, utashe saa 11, uragiye wise uryama cyangwa se ugiye muri telefone, uraryamye kandi uryamye bwije cyane, n'ejo uzasubira mu kazi wirirwe wenyine. Mbese usanga umaze icyumweru ukora wenyine udahura n'abantu. Ibyo biri mu bintu bitera stress cyane ku kigero kiri hejuru. Rero aba ari byiza kuba wareba umwanya ukaba wahura n'abandi, cyangwa se umunsi umwe ugafata umunsi umwe ukaruhuka ukaba wahura n'abandi, kuko nta kazi katagira ikiruhuko, nta kazi katagira umwanya wo kuruhuka. Usibye ko abantu usanga tuva mu kazi twinjira mu kandi ku giti cyacu, ugasanga niba umuntu avuye kuri mashini mu biro runaka, niba akora mu biro runaka cyangwa se hari ahandi hantu akora, ugasanga avuye muri ako kazi arahita yinjira muri telefone acatinga, areba amavideo se, areba n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Aba ari byiza rero kuba wafata umwanya ukaruhuka, ukaba wahura n'inshuti zawe, mugasabana, mugasangira, mugakora n'ibindi bintu bitandukanye kugira ngo ubashe kuba waruhuka. Ikindi ni ukugira isaha idahinduka uryamiraho n'iyo ubyukiraho. Abantu benshi kuri iki kintu, abenshi usanga tutagiha agaciro. Hari abantu turyama saa 3 nk'uyu munsi, ejo ugasanga turyamye saa 5, ejo bundi turyamye saa 6, ejo bundi turyamye saa 4, gutyo iminsi uko ugenda ihindagurika, ugasanga umaze nk'icyumweru utaryamira ku masaha amwe. Aba ari byiza rero kuba wafata igihe ukavuga uti njyewe ngiye kujya ndyama saa 3 zidahinduka cyangwa se saa 4 zidahinduka. Gusa si byiza kuzamura amasaha ngo uvuge ngo ngiye kujya ndyama saa 6 zidahinduka, kuko saa 6 n'ubundi uba warengeje igihe cyo kuryama. Kuko kuryama neza ukaruhuka neza
bifata amasaha atari munsi y'amasaha 8. Rero abenshi usanga iki kintu batacyitaho, ugasanga bagenda bahinduranya amasaha umunsi ku munsi. Isaha yaryamiyeho uyu munsi si yazaryamira ejo, si yazaryamira ejo bundi, ugasanga buri munsi ari guhinduranya amasaha. Ibi bintu rero abahanga batubwira ko atari byiza, dukwiye kubyirinda. Kandi no kubyuka, hari abantu usanga tubyuka saa 11, tugaca tukabyuka saa 12, tukabyuka saa 2 buke bwaho, gutyo ugasanga mbese amasaha yacu ntabwo ari stable, agenda ahindagurika umunsi ku munsi. Ni byiza rero kuba wamenya isaha ugomba kuryamira n'isaha ugomba kubyukiraho kugira ngo ibintu byawe bigende neza. Abahanga mu by'ubuzima rero batugira inama yo kwitondera iki kintu, tukacyumva neza, tukagishyira mu mutwe wacu kugira ngo tubashe kugera ku buzima bwiza twifuza. Ubuzima burimo stress buba ari ubuzima bubi, buba ari ubuzima butuma umuntu ahora atameze neza mu mutwe, ahora ameze nk'umuntu ufite ibibazo kandi ari umuntu muzima. Ni byiza rero kuba iki kintu umuntu yagishyira mu mutwe, akamenya amasaha agomba kuryamira n'ayo agomba kubyukira. Ikintu cya nyuma rero ni ugushaka abajyanama. Abajyanama baba ari ingenzi mu buzima bwawe, nk'igihe wumva ufite stress zakurenze, igihe wumva ufite stress ndengakamere, ufite stress nyinshi, biba ari byiza kwitabaza abantu bakugira inama, nk'abari abantu baba barize ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse banabisobanukiwe cyane. Abahanga mu by'ubuzima rero batubwira ko kwifashisha abo bantu ari ikintu cy'ingenzi kandi cy'ingirakamaro, kiba cyagufasha kugira ngo izo stress uzirinde. Kandi batubwira ko n'igihe ubona byanze wajya kwa muganga bakaba baguha ubufasha. Nabo hari nk'imiti baguha itandukanye, cyangwa se nabo bakakugira inama. Abajyanama rero ni bamwe badufasha mu kuba twakemura ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse si n'ibyo gusa, haba ari abantu baba barahuye n'ibibazo by'ihungabana, baba bafite icyo kibazo cya depression cy'ihungabana, n'abandi bantu baba bafite ibindi bibazo bitandukanye byo mu mutwe. Abajyanama bize ibyo bintu, babihugukiwemo, barabafasha kandi ibintu bikagenda neza, ubuzima bugakomeza bukagenda neza nk'uko umuntu abyifuza. Ubuzima bwo mu mutwe niho buri kimwe cyubakiye, niho buri kimwe gishingiye. Burya iyo umuntu atekereza neza, ni nabwo iterambere rye riba rigenda neza, n'ubuzima bwe bukagenda neza nk'uko abyifuza. Rero ubuzima bwo mu mutwe nicyo kintu cy'ingenzi umuntu akwiye kwitaho mbere na mbere, kugira ngo ibintu bye bibashe kugenda neza. Ubuzima bwo mu mutwe dukwiye kubuzirikana, dukwiye kubusigasira, dukwiye kubwitaho igihe ku kindi, umunsi ku munsi, kugira ngo burusheho kugenda neza, kuko umuntu udatekereza neza ntiyagera no ku iterambere yifuza. Buriya ubwonko nibwo budutekerereza buri kimwe tuba tugomba gukora kandi cyatugirira akamaro, cyadufasha kuba twakiyubaka mu iterambere ryacu. Naho iyo tutabashije gusigasira ubuzima bwacu bwo mu mutwe, ibintu byacu bigenda nabi, bigenda uko tutabyifuza, kandi hari icyo dukwiye kugeraho, hari icyo dukwiye kuzirikana muri ubu buzima kugira ngo tugire natwe iterambere tugeraho. Buri wese rero nk'uko twabivuze haruguru, izi nama akwiye kuzubahiriza mu buryo bwo kugira ngo yirinde stress, arwanye ibibazo byose bituma ubwonko bwe butagenda neza, ubwonko bwe budatekereza neza kubera stress nyinshi. Akwiye kumva ko agomba kubizirikana umunsi ku munsi, akumva ko bimureba kandi agomba kubishyira mu bikorwa. Ndagushimiye rero wowe wabashije kuntega amatwi kugeza kuri aka kanya, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Iyi ni Marembo TV ibagezaho ibiganiro bibubaka kandi bibagira akamaro. Niba utarakanda subscribe, byaba byiza uyikanze, ugakanda like, ukandika na comment uduha igitekerezo cy'icyo twakora ikiganiro ubutaha.
kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ntiwibagirwe no gusharinga bagenzi bawe iyi video kugira ngo ibashe kubageraho nabo bamenye byinshi kuri ibibazo bigiye bitandukanye byangiza ubuzima bwa benshi. Ndabashimiye rero kandi ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.